unabyandike koza nge ngo bari gutwika. Ibyo turaza kubigarukaho nyuma. Ibyo turaza kubigarukaho nyuma, reka tugende gake. Andi bo bakavugaho bakaza bakarira inkundura. Reka nsabe abantu bari buzangaha ntihagire umuntu uzana amagambo yo gusesereza, mugerageze gukontorora amagambo. Nibashaka bayazanye. Ntabwo nshaka ko reka twumve. So Janet, ijambo ryawe. Mwiriwe ndabashuhuje. Muyango reka mbanze nkukomeze cyane, wihangane, take heart. Icyo nashakaga ngo sharing nawe ukomeze ubarege. Nge narinzi ngo ntiwabareza ariko numvise ngo arabareza. 3 months ago nge hari abantu banyihaye baransebye ibi bintu by'abanyarwanda gusebya bene wabo, noneho bakabitwara izi abamwe bakajya bakugira inama byihoreye, ntabwo baba bazi ukuntu wowe ubabaye mu mutima. Iyo bitaramugeraho we ntabwo ababaye, ariko babe bakakomeza bakubwira ngo ihangane, ntuvuge ibi bintu by'iwacu byo kutavuga rwose bimaze kugera ahantu abantu mureke kubwira abantu ngo ntimuvuge, kandi agahinda tuba dufite. So 3 months ago nje hari abantu banyibasiye hano kuri YouTube, nari ntaragera kuri YouTube mu buzima. Abantu bankoraho ibiganiro baransebya. Icyo nakoze narandikiye RIB, ndi hano muri Canada, ndandika baransubiza bati ohereza ibyo bintu tubisesengure tureba niba bikoze defamation. Narabikoze. Uko bakoze ibiganiro abo bantu nakomezaga kubyohereza kuri RIB, narongeye nkora statement kuri RIB, noneho nkagira ngo baranyirengagije cyangwa ntibazantabara. Bifata ukwezi, bifata ukwa kabiri. Iyi ni testimony nkubwira, kandi n'undi muntu wese hano muntu uzakubangamira rwose muzagenda igihugu cyacu ndagishimira. Simfite ukuntu nagishimira, nashatse n'ukuntu ngewe nahemba urwego rw'ubugenzacyaha mbura ukuntu nabitangira, ariko ngewe barantabaye pe. Abantu bankoraho ibiganiro buri munsi, ko bankoraho ibiganiro nkabirikodinga nkabitwara nkabyohereza. Noneho ubwa nyuma bagiye kugira batya bazanamo umubyeyi wanjye, ibintu bibabaje cyane, bazanamo amajwi y'umubyeyi wanjye. Aho nabuze ibitotsi, byarandenze, nabyo ndabyohereza, nkora statement ndakomeza ndohereza, ariko ntibyafasha amezi 2. Ejo bundi barantabaye, abo bantu barabihaniza babaha last warning. N'ubu ngubu sinzi niba bazabyongera. Babahaye last warning kandi babaha sinzi niba birenga, ubwo nzakomeza ndegane nabo, kandi koko ntabwo I don't think ko bazongera. So nje kukwihanganisha, turi abantu bagufollowinga, tuzi ibintu ukora, tuzi ukuntu wibereyeho ubuzima bwawe nk'uko busobanuye. We are your fan rwose, ihangane ariko ukomeze urege niba banacecetse, ukomeze ujye no kuri RIB walk in ujyeyo, ariko komeza ubandikire. And sorry about that, turagukunda kandi wihangane. Nakoze cyane. Mwirirwe. All right, thank you so much. Urakoze cyane na Janet. Jihad, widwe. Uraho Godfa. Umva je ntabwo ndi butinde hano. Njewe ntabwo ntinda, kare navuganye na Muyango ndamubwira Muya ko ubundi aba bakobwa tubazi wayo umuntu ashobora gukomeza guhura n'ibibazo bene kano kageni. Umva mwabantu, uyu muntu ntago ari Muyango, njeweho nabigorewemo. Ngira ngo na DJ Brian ujya kubona ukabona abantu barohereje bahe nahe ngo dore mushuti wanyu, ngo dore Muyango wanyu, dore Muyango wanyu, ukareba Muyango turamuzi. Ariko mwabantu namwe niba zira video mwarazibonye, ni video zigera muri 2. Ari video ubwo bukobwa bugerekeranye, umbabare ndajya nkoresha amagambo ntuze, ntago ari wowe uzayabazwa. Abo bakobwa bagerekeranye, ubu Muyango uri kumva, ubwo bukobwa bugerekeranye hari n'indi mbo biri inyuma yabo. Ako mwabantu utageze ntagereranya. Muyango mureba muzi nuwo kujya gukora buriya bushiti, noneho muri toilette tujye tunabwizanya ukuri, uri kumva. Noneho n'ibitambaro erega hari n'indi undi we bamucaniyeho robine, bamufunguriyeho robine uriya w'igitambaro, urumva. Mureke babwire mwabantu, Muyango turamuzi,
uriya si Muyango n'abandi bakobwa bari muri iyi mihanda ahubwo bo baratuje undi mwana barahungo bari banabyiyemerera noneho banabyiyemerera ahubwo kubera ko twebwe wenda tugira umuntu tukavuga tuti tunayasharinze nabo tukabashyira hanze twaba tugiye gukora ibigize icyaha ariko kare Muyango yarize ndavuga man ndumva narekura aba bakobwa nkabanika hanze isi kababona ariko nakwibuka ko bigize icyaha nabwiye Muyango icecekere Imana irahari abana bejo nejo bundi bazatinda bagaragare umva babwire mwa bantu nimba mujya ahantu Muyango aba yahostingiye Muyango n'umuntu arara amajoro akora iyo yahostinze aho ntashobora kujya byibura ni hamwe nta cyumweru gishobora gushira ntajya ahantu yahostingiye n'umuntu hostinga yarangiza kurira imodoka akagira gute agataha akosha mu byukuri namwe abo hari nk'abo nzi nacishijemo ijisho biranatangaje kubona n'abagiye bazi Muyango bashobora no kwifata bakabikoherereza kandi abo ngabo ari bo kandi noneho abo nibo babi ngaba ababyeyi baraha bari ripupe n'abashuti ba Muyango n'aba barazisika n'abashuti ba Muyango n'aba bose abo bose namwe mumbwire abantu baba baraho bakicara bakavuga bati koko uyu Muyango uri kwisobanura ngewe hari n'abantu bakomeza kwandika ngo mushuti wawe ngo mubuze ngo areke kujya kwisobanura gute se nk'abo bantu ko umuntu aba yanabacishemo ijisho areke kujya kwisobanura ziri kumwakana abandi kandi mukomeze mu sharinga izo video mureke babwize ukuri mw'abanyarwanda areke kuza kwisobanura bakomeze basharinga bakomeze basharinga ngewe bakomeze uri kumva ikibazo kiri hano mu Rwanda Godfa buri bucece mu gace noneho Muyango bagakomeza bakamutwara gutyo n'ubu kare nahuye mu mujyi n'umukobwa uri muri iriya video nukuri kw'Imana uretse ko nihangana mbona n'abangiye gukora ibigize icyaha nkamureba dore di Muyango aho mwamubonye ajya guhostinga ateze ibitambaro nk'ibyo muri ADPR mu byukuri koko tubwizanye ukuri tuvuge ko ibi byo byaba pe ubu Muyango n'umugore uri cheap ku buryo yajya gusambanira muri you guys mwagiye mugerageza abo bakobwa turabafite barahari mwababyeyi mwe amavideo mwagiye mubona abatarayabona ntimunayabone kuko ayo mwabonye umuntu kandi arayohereza agahita munsi yandikaho ngo Muyango wanyu uri kumva ngo wa Muyango wanyu ngo wa mukobwa wanyu ngo wa mugore wanyu ngo w'icyitegererezo uri kumva ukuntu baba bandika nje baramenasije uretse ko bumwe duhura nkanabwitukira turahura nshoboye no kubandikira cyangwa nkanabatuka muri voice note zimwe muzazumva ziri gutembera muri iyi mihanda mbabwiza ukuri Muyango wacu Muyango w'abanyarwanda aka Mukakimenyi siwe nyiri ziriya video mwanjajwamwe udukobwa hamwe harimo n'uwashatse wanabyaye anicaye hano Imana ikurinde sheri suzashyirwe hanze Jesse nzagushyira hanze kubera ko byabigize icyaha ariko jewe ngiye kukwanika keretse nkwanitse navuye muri kino gihugu cy'u Rwanda bakahita bakubona n'amafoto nkashyiraho n'indi video nkayishyiraho n'izindi mfite nkazishyiraho kuko Muyango barakwandikira bakakwandikira bakamuvuga bikakubabaza bajye bavuga abanyamihanda tuzi bibirara bananiranye Muyango n'umugore wiyubaha mwababyeyi mwe bibabwiza ukuri ati yubaha se hari n'imiyaga namushyiriramo nayo murabizi ariko mwababyeyi mwe mwicaya Muyango ari mu bantu biyubaha muri iyi mihanda n'akazi akora ukuntu asabana na buri muntu wese umugezeho yamusoma ku itama yamusoma ku musatsi yamusoma ku gutwi ngo karibu nguwo Muyango yarangizaga akurira imodoka agataha ni anataha mbere uri kumva mbabwije ukuri mw'abantu abo bakobwa bicaye hano ariko Muya ihangane wongere wihangane nta magambo ushobora kubwira yo gukomera ariko hari igihe abakobwa Imana izabanyereza gutya we uzanyereraho gato ubu bari kunyitwaraho nk'umuntu utwaye amagi ibaze kuba Muyango ari inshuti yanjye mukunda kandi mwubaha nkunda Muyango man ariko nareba izo sibika z'abakobwa zimpitapitaho ntari kuzishyira hanze akaba hari kuvugwa Muyango agahinda kakanyica namwe mwumva urwego bigezeho kubera mvuga ngo ntaza kugongana n'amategeko ngo kubera kudashyira izo njajwa hanze zigere ko mwababyeyi mwe mwicaye aha mwabakobwa mwe mwasoresore mwe namwe muba muri aho ngaho ngo nanjye wamumanya guhabwa ivuwe wanamukuraye ko Muyango yuba Godfa birababaje Godfa ntiwumve mvuga gutya
abantu benshi murabizi ko n'inshuti na Muyango barakwandikira bati nguyu Mukakimenyi wawe izi video maranye nazo igihe kirekire ga nini zaje mutibwira ko ari izo oya izi video abantu bazibonye erega mwe muzibonye nonaha noneho hari nubwo nigeze gura na Muyango nkanga ibaze ukuntu mwubaha nkanga no kwirirwa mubwira abantu bari kunyandikira nkamwihorera ijambo namubwiye mureba naramurebye mu maso navuga nti Muya hari video ziri gusirikira zanaherekera ndazifite wumve ko ndi umunyamihanda ariko uriya si wowe tuza Muyango yarandebye ari imyoza yinjira mu modoka yampamagaye bukeye uyu munsi twavuganye umutima wenda kumuturikana nkamubwira Muya kwaba bakobwa mbazi wabashyira hanze Muyango rero agacishamo bikore nkavuga no ariko nawe twaganiriye noneho ibibazo ukuntu ari kubagirira impuhwe akavuga ngo ni ababyeyi none se sheri wowe ntabwo uri umubyeyi cyokora mureke mbabwire mwa Abanyarwanda oya gusa jiha uretse ngiye kuvaho nabari abakobwa nabo bashobora kuba video zabo zaragiye hanze cyane cyane ariko mureke mbabwire ibaze ukuntu ari kubagirira impuhwe hano ngo shanga umwe ni umubyeyi ngo aheruka no kubyara mwumve Muyango umutima yifitiye njye nahoze nanatongana nawe ariko se ntabwo uri umubyeyi di ntabwo uri umubyeyi uri kumva rero hano man mwumve ko mwaboneye umuntu kandi munitegereze ziriya video bambaye amaparey Muyango mwabonye ryari yambaye amaparey nimba mwarabyitegereje nimba mureba izo video nuko ikibazo mutaba munabazi icyaba bamanikira hano none cyakwere kuri ya mukobwa w'agatambaro ukuntu noneho kashotse kageze no ku makaro ahandi bamucaniyeho irobine y'amazi cyokora mwabakobwa yego njye sinshobora kubexpose aha nta nundi wabikora ariko mw'Abanyarwanda n'abanyamakuru njye byantangaje numva n'abanyamakuru wenda muri bubagarukeho nanagiye umunyamakuru muzima abo nibo babirera bo umva rero njyewe mana Muya ihangane icyo nicyo nakubwira gusa namwe murabizi video zaba zageze hanze z'abantu koko nituze hano ngo tubote koko noneho bariya ntibanazwi bantu muraha mu byumve ariko man ndi kubona bapitapita kandi noneho ibaze igitangaje bari no n'ubu njeho bari kunyandikira ngo ubwo ugiye ngo kumvuga kavuga idahiye sinakuvuga komeza urye utuje upfumbata umugabo wawe uryohe undi mwana ari kubizira muri iyi mihanda umuntu azajya azira ngo nuko asa n'umuntu koko mu by'ukuri ubu yaba ari Muyango tukaba turanga tutarica ngo baseka kimwe we ngo ariko di usiko munasetsa umva icyo nababwira cyo mwabantu aba bakobwa turabazi aya mavideo wenda mwebwe muyabonyesho bundi abandi nimurana yabona twe tuyamaranye igihe kinini cyane ariko kubera ko tuzi ibigize icyaha murabizi neza amavideo y'abantu tuba dufite muri iyi mihanda tudashobora no kuba twazana ariko mwabantu b'Imana muse nkabururukaho Mukakimenyi mumwururukeho gato aba banyamakuru bo keretse uwabafunga Imana niyo nkuru kandi barangije bamajije kwivugira ko bari ariko ntari ibintu mukomeza none se kuki muri gucuruza munabeshyira umuntu byibura niyo yaba yari nayo akazana akavuga ati ni mumbabare narabatengushye ariko mwababyeyi mwe mbabwiza ukuri uriya si Muyango n'utundi dutsibika two muri iyi mihanda nuko umuntu adashobora kudushyira hanze bari kuza bitwaje icyo kintu mwumve Muyango mwumve ni Muyango wanyu uriya siwe uwayibonye yongera nayitegereze neza yirebe noneho munarebe ubu koko munagaruke munaze no ku gaciro k'umuntu ubu Muyango ni umukobwa uri chipu cyangwa umugore uri chipu ku buryo atakwishyura hoteli cyangwa ngo agira ate mu by'ukuri tunabwizanye kurisha munagaruke kuri ako kantu noneho muri tuwarete zirimo robine zigize gute ntabwo Muyango ari umukobwa uciritse bene kariya kageni vrema n'abandi tuzi anyway bye jewe nibere mu kazi ariko Muya ihangane courage all right so let's go swart so kuni kani umva okay go ahead umva njyewe reka mbabwire nuko njyewe iyo nje kuvuga ngo kuvuga kuri Muyango abantu bitavuga ngo kubera ngo muri inshuti ngo ariko njye reka nkubwire Muyango turakorana sibyo kandi mu cyumweru dukoranamo iminsi myinshi kabisa mu cyumweru Muyango dukoranamo iminsi myinshi njya mbona abantu benshi bamuvugaho ibintu njye ndatangara kubera yuko njye muzi kenshi njyewe dukunda no gushwana na Muyango turi gupfa yuko yatashye mbere akazi katarangiye arimo arambwira ati ndagiye ejo mfite kujya kuri radio mfite gutanga njya kureba umugabo n'umwana urumva ngiye kwera nabyo bagabo n'abana ndibwera bwerera
nkataha igihe nshaki muyango dora dushwana dupfuye yuko yatashye agataha akazi katararangiye agataha none atanambwiye nkamuhamagara numva ambwira ngo yageze mu rugo ariko ndabizi neza yuko abakobwa niyo mpamvu nayisharinze kuri Snapchat kugira ngo bano bakobwa bose baze No. nk'abantu Oya, no, 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 abantu no, ba no, mbere no, 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 basharinga no, no, ibyo no. bintu Sobanura neza batabyumva ukundi. Washarinze space ntabwo washarinze amashusho y'ubusobanuro. oya ndi nasharinze link ya space ngo tama babarira Ibyo ndi kuvuga wicisha bakunda uravuze ngo wayisharinze so babyumva nabi vuga ko washarinze. ego nasharinze link y'ino space kugira ngo baze impamvu nasharinze kuri Snapchat nuko ariho haba abo bakobwa nta bandi bantu kandi abizi neza yuko hafi ya bose barimo ahanga muri space nibo bantu ba mbere bafata video nk'iyo muyango si ubwa mbere mani muyango bamugendaho pe nguwo kubera ko yakoze muyango arakora kandi nimumubone gutya akorera amafaranga menshi ndakubwiza ukuri ariko ibyo bintu bikaba ikibazo ninde uzanye muyango muri ibi bintu sindigera mbona muyango ngo yatanye ngo na runaka yajyanye ngo na runaka ngo yahararanye na runaka agira abantu biwe bahora aho ngaho sibyo ibi bintu bya video bimaze igihe kinini cyane video zasohotse kera turavuga ko none sundi niba atari wowe tubireke bwo ariko bakobwa babandi kandi utagira ngo nabari kure yiwe nabasanzwe baziranye nawe nabasanzwe basuhuzanya nawe bavugana nawe no bashaka gusharinga ibyo bintu ariko none ngewe ufite ikibazo nk'uyu mutipe ngo ni kazungu ka boss last time naramwandikiye sibyo ndamwandikire se bro ko wapostinze muyango ugapostinga na Sonia sibyo mu by'ukuri aba bana uri gupostinga mani nturi shuwa ntuzi ukuntu ibyo bintu byabo byagiye hanze uri kubitiza umurindi ngo ubereke abantu ndanamubwira ni se wasibye iyo foto wapostinze kutarishuwa ko uwo muntu ari muyango ikindi kandi ko twe muyango tubizi ko atari we ukareka no gukomeza kumusesereza urako ari umubyeyi ufite umugabo n'umwana kabosi afunga umutwe ngo wanga afite ukuntu akora ibintu byenga ibingo nibyo napfuye ngo na debeni anshaka kunsobanura ibintu byinshi ndamwihorera uyu munsi Godfa wabonye chat nakoherereje nongeye ndamwandikira ndamubwira ariko bro kuko umusesereza umuntu w'umubyeyi kweri ko nawe uvuga ko ufite umugore sibyo ko mu gitondo byo ukajya gucuruza mitiyu kugira ngo ubone amafaranga yo kuza gutunga umuryango wawe aka kanya baje bagarika umugore wawe ubizi neza yuko atari we ntago we warwana inkundura ngumva ngo ngewe nimuzongere ngo kumbwira ngo ubusango niyo mpamvu ngo namwe mwese ngo mba numva ngo nshaka kubareka namwe agiye n'ubwandika kuko ntago ntahi wawe sindyi wawe ariko ibi bintu uri gukorera umugore w'undi muntu ejo nawe babikorera umugore wawe kandi wababara yewe no kujya kurega ndamubwira rero impamvu mbikubwiye bino nuko mbizi neza yuko anytime bashobora kukurega kandi nta kintu byakumarira bakoreza uri umubloga ucuruza miti ugatana wenda n'utwo dufaranga duke two kuri social media uratubona ngo ariko abantu ngo bafashe ribu ngo bayigira nkaho ariko abasi Okay. bro aba uretse gato ngo difa amahoro kuko harimo n'abashuti bawe Ngo gwiki? We. Ngo ndetse uretse gato. Badrama ntago ari umuntu wawe Uravuze? Badrama Komeza. man last time Badrama yaraje arapostinga mwese mwarabibonye kuri Instagram afite ikibazo cy'uko abantu bo muri social media bavuga inkuru batazi badahagaze arabipostinga babaye pe nanjye navuga ko se wamugana umuntu katanibereye no mu Rwanda kukibaza gupostinga ibintu bamuvugaho nyine araza arapostinga ukuntu bamukoraho inkuru nyine atari byiza yerekana uruhare rwo muri social media ko atari byiza kuza gukoraho inkuru umuntu utayizi ariko biratangaje nimba nawe reka mbabwize ukuri ikintu wifuriza mugenzi wawe ikintu wiyifuriza wowe ko kitakubaho ntukazajye wifuza yuko mugenzi wawe gishobora kumubaho sibyo uri umuntu uzwi uri umuntu twese twubaha dukunda nge Badrama ndamukunda sibyo na muyango ndamukunda sibyo ariko biratangaje niba umuntu umubye urumva muyango niba afashe umwanya wo kureba ikinyamakuru cy'umuntu uzwi akabandikira akababwira ati ibi bintu mwankoze y'inkuru ariko sibyo mbere yo kujya kukurega umuntu kubanza ko kwihera warning akakubwira ati iyi nkuru mwankoze ariko ntago ariyo mu by'ukuri kandi namwe mufite uburenganzira bwo kumpamagara mukabanza mukambaza ese buriya iyi nkuru ko tugiye kuyandikaho ibi bintu nibyo cyangwa nawe ufite version yawe ugomba gutanga kugira ngo ukiriyaringa ibintu tumenye ushyireho umucyo kuri ibi bintu sibyo umuntu akamusubiza amwumvisha yuko nabo uko abandi bacuruza nari gucuruza none se ubwo bizagenda gute
umuntu ajyaza nyine kubera yuko afite platform ngo kubera yuko ngo amatiku niyo acuruza amatiku uwo uri gucuruza amatiku ariko hari umuntu uri gusenyera sibyo niba aka kanya umunota umugabo wa Muyanga ashobora kujya kuri icyo kinyamakuru agasanga nawe ifoto yiriho kubera Muyango urumva ntabwo kimenya ari kuri iyo foto kubera nka kimenyi ayiriho kubera yuko bari kuvuga Muyango ariko na kimenya bigendeyemo ushyizeho ifoto ya kimenyi ushyizeho ifoto y'umwana ushyizeho ifoto ya Muyango wanditse inkuru wanditse ni ibinyoma none ushatse no kumvikana na ba nyiricano ubumvisha yuko ibintu bakoze atari byo sibyo ahubwo nabo bahise bavuga ati ngo natwe twaranditse ngo namwe none no kuvuga ngo Muyango we yazize yuko atigeze ajya muri comment ngo avuge ati ibyo muri abantu bari gukora nibyo sibyo buri muntu wese hano afite platform yafite n'ukuntu ayikoresha ariko nimba byagera ku muntu ufite platform nkuko wenda Godfather ashaka kuza hano akaza akibasira ati okay mwabonye amashusho ya runaka ati wakakubiseho n'umugabo we abantu igihumbi hano bari bakurikiye ino space bari kubireba hari abantu batazi kujya gushishoza bavuga ati si ibi bintu nibyo cyangwa sibyo hari umuntu ubona honyine title y'inkuru agahita avuga ati kumbi ni kuriya bateye mani n'umuntu wagukundaga akakwanga akavuga ati niba ngiye nkurikira Muyango namukurikiraga nzi ngo ni umubyeyi wiyubaha none ari kujya gusambanira muri dushe uyu muntu ntabwo ngomba no kumufollowinga nta n'ubwo inshuti zanjye zigomba kumufollowinga ntabwo mani uwo muntu akakwanga atari ukazi ukuri ari ukubera ko yabonye ko umuntu yabyanditseho guys nimuha abana amahoro sibyo nimuha abana amahoro nimba wohereje n'umuntu iyo video ahubwo ati uyu muntu siwe wabyakiriye gutyo kuko muri sharinga utoteza abantu ngewe usibye ko wenda ngewe iyo nkubwiye niba nkubwiye ngo uyu muntu ntabwo ari we ubwo nyine ni byo kujya kumbwira ngo yango niwe ngo dushishoze uri kugeza ubwo umuntu aza kuza kwisobanura bro ntabwo ngewe nuko bavuga ngo abantu ngo nibareke kuza kwisobanura hari igihe ibintu bikubaho ariko wabona guceceka ukavuga ninceceka abantu barabifata barakomeza babifate mani uko nguko kandi mu by'ukuri atari byo nyamaze umuntu afite umunwa nawe wo kuza kwivugira agakiriyaringa ari umuntu uba ukeneye kumva icyo nyir'ubwite abivugaho kandi impamvu Muyango agomba kuza kubivuga afite umuryango ahagarariye mani afite umugabo afite umwana afite ababyeyi afite abantu areberera afite inshuti zimufata nk'icyitegererezo zimureberaho zivuga ati nanjye wama nkagera ha Muyango none se aragera ha Muyango mu kanya arimo aramubona mu madusha kandi yitwa ngo ni umubyeyi nubwo byaba ari ibya kera guys ni mu muha amahoro iriya ntago ari Muyango nge nari nzi ko byanarangiye twabibabwiye mwabyumvishije ariko abakobwa bo kuri Snapchat namwe murabizi kandi uyu munsi uvuga umuntu ariko namwe ibyanyu biba biri inyuma kandi muzamenya namwe ababisharinze All right, thank you so much. Urakoze Brian. Rero nongere mbwira abantu ko ntabwo platform ari zo kuza byacitse gusa naha ngaha ntekereza ko Muyango gufata decision yo kuvuga ngo reka mvuge ni hanangiriza abantu ntabwo ari umusazi niba afite yarakurikiranye ku bimuvugwaho agatanga n'ikirego urumva niyo ntambwe nziza yakoze kurusha hano ariko nk'umuntu public figure nk'umuntu ufite izina rikomeje guhindanywa yagombaga kuzanga akabikiriyaringa agatanga niyo gasopo ntekereza ko bikwiye ntabwo rero tugomba guceceka so ibi bintu ni ukubyamagana first of all bigize icyaha birenze rimwe bigize icyaha ibi bintu kandi babidusobanuriye kuva kera badusobanuriye kenshi so rero niba ari uko bimeze ntabwo tuza ahanga ngo duceceke cyangwa twumve ko Muyango aje ngo byacitse njyewe ndi mu bantu bari bamwanye platform namwe no ntabwo bikunda arambwira tugomba ubwo rero niba wumva ugomba kunyereka ngo yari hano ndavuga okay let's do it wihanangiriza abo bantu so niba mu by'ukuri abo bantu bahari mwe muri bande mufata umuntu mukamugenda mukamwambika icyo cyashya mukamugira we so reka dukomeze twumve ibitekerezo by'abantu ariko ndasaba buri wese hano abyumve turimo kwamagana ibi bintu ntibikwiye ntabwo ari kuri Muyango gusa turimo kwamagana ibi bintu no kundi uwo ari we wese this must stop kandi ntekereza ko ntabwo turi kwamagana ibintu gutyo gusa ntekereza ko babisubiye n'ejo bundi babivuzeho so reka tube sosiyete yanga ikibi dufate umwanya wo kukirwanya tunagire uruhare rwacu mu kurwanya ibintu nk'ibi ngibi abantu bakomitinga suicide Muyango hari ikintu avuze nimwacyumva Muyango waravuze ngo there are some people bari kuri payroll bishyura buri kwezi amafaranga kugira ngo ubwo bwambure bw'abantu bafashe butajya hanze so ntekereza ko this must stop reka dukomeze dufate abantu twihuta Jaboy waje imbere kuri Kyola Siska Lili hanyuma nenge bazamuye imbere ya Jaboy ndibaza ntabwo ntimye okay
no ya mbere ya mbere thank you nabashuje mwese nabashuje muyango sheri bizu kamata bizu reka njyewe ndavuga ibintu bike cyane vraiment bike kubera ko ntago nabona ibintu barimo gusebya igitsina gore ngo nceceke kandi n'umwana w'umukozi cyane muyango nkuri inyuma pe 100%. Bariya abantu reka nkwereke ukuntu biteye n'isoni n'abantu bashaka kuguca intege kubera ko you shine more than them and uri umukozi ugakora ibintu ugakundwa ntacyo watanze bikagera ahubwo bo bashobora kuba ari abantu b'abagabo batungwa n'amafaranga bakoresheje izina ryawe. It's so sad and so shameful umuntu w'umugabo ushobora gutungwa n'ibintu bivuye mu gusebya igitsina gore bikwereka ko level ufite aho uri hose wicare wihe bravo kubera ko icyo bariho no kugira ngo baguce intege. Do not accept that. Urabona urakora ahantu hose ugeze ibintu byose biragenda bigenda neza twarakoranye ndi Kigali. You're hard working woman kandi very honest woman. So bano bantu rero they have to stop. Aho bigeze ko birakabije ubarege bashaka kwicira izina ariko uko byagenda kose inyenyeri yawe ni yawe ntacyo ushaka gukora. Abantu rwose nje shaka kukuva inyuma kubera ubugoryi bw'amavideo babeshya. Ngiye sindanayibona hari nshinzwe no kumenya pe ukuntu baho ukuntu usanzwe ubayeho buriya birabarya kandi bafatanyijwe n'abandi benshi bari inyuma. So shuti rero we love you so much sweetheart ntibaguca intege ngo kubera izo video niyo gahunda bafite. Do not accept that. Abantu nabo bazukuri barareba urumva iyo video si yawe kandi ni yabi yawe ntibaguca intege ntago mvuze ngo niyo no they are trying to use that kugira ngo baguce intege n'imirimo yawe ihagarare. Ibaze nk'umuntu uravuze ngo turakuriraho ngo niyo mpamvu dushobora kugira gutyo umuntu w'umugabo seriously uri muri industry. It's so sad. Ngiye nturagira ngo mvuge ngo abantu b'abagabo bashobora kugira ngo batungwe n'umugore ko bamukoresheje izina rye nabi. Birababaje aho tugeze muri industry umuntu watekereza ko ari umuntu w'umugabo. oya we kwataka abagabo Oya ndataka uwo mugabo wavuze ibyo. Babiri bamaze babiri babikoze. kubyamagana turanga none se ntidufite amapine ntituranga turi kubyamagana turi abagabo. Oya wowe ndavuga wowe ndavuga abo babikoze ndataka individual. icyo witwa ugacomekamo ngo abagabo bashaka gutungwa no gore ku mugore. Ndavuga abo babiri. Navuze abo babiri sito play. ntabwo bemerera Twumvikane. ubundi we wari washaka umugore ngo witwa uburi umugabo Sosa ndavuga abo bagabo barimo gukora ibyo bitwa ko ari abagabo sito play bahagarike nta bugabo bafitemo babihagarike kubera ko it's so sad kuba utunzwe no kugira ngo uharabike umuntu w'umudamu. Sweetheart we love you kandi ntabwo tuzakuva inyuma n'ibyo babeshya byo bagira bate. We are still there. Imirimo yawe kandi n'Imana iri inyuma yawe. You shine as diamond. Love you. Big kiss. Turi kumwe mukomeze. haleluya. Yes, thank you so much. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo uyu munsi abamama murihe muze mwamagane bino bintu muze mwamagane bino ntabwo bikwiye. abamama turahari turakoze genda wakiga wowe wa mugore we ndagukata amazi shano we ubwo rero yishyize mu bagore uri itangaza. kumana murakoze twihuta. reka twihute muri ono mureke twihute ariko ndatekereza ko ubutumwa mukanya ndaza kubaza muyango ikibazo ariko reka tumaze dufata abantu hano bamanze batange intuza hagati. Okay jabo. Yes, I'm here. Muri kunyumva? Amasego umunota umwe. Ntago nawurenze. Reka mbanze ngiri ibyo mvuga kuri my sister Muyango. Ni ihangane man, it's I think ngenda muzi mu bisanzwe personal. Kuba muzi ntago bivuga ko umuntu ashobora kuba munini mu buryo bumwe ariko I don't believe in that. So ihangane ngewe nk'umuntu ufite famille mba mbyumva nkumva biri so crazy. Buriya ngewe nta nubwo numva ko hari umuntu agakwiye kubikinisha aramutse azi umuntu arimo ashaka gukorera ibyo bintu niyo byaba ari nabyo by the way ntago ari ngombwa. Reka nongere ngira ikintu mvuga icyo nashaka kuvugaho. Wihangane man, itse nyine muraba star murazwi ikintu cyose gito mushobora gukora. Ngira ngo nanababwire yuko mujye mwitonda mu byo muvuga mu byo mukora. Ntago mwe musanzwe muri abantu badasanzwe, muri abantu bazwi, muri abantu bikitegereza. Abantu bamwe bafatira iki ari abana bari ahantu mu cyaro bari kuvuga ati mana yanjye nk'ubu uyu muntu abaho. So nimba rero yabona buri hari n'abantu bababaye cyane muya nubwo nawe wababaye ariko hari abantu bagukunda abana babaye cyane bari kuvuga bati
what the fuck yamera gutya akaba yari umwana mwiza avuga ati naba DJ nkaba nka Muyango kubera ko Muyango ni umuntu ufite famiye bazi ko afite urugo ufatika na famiye ikabivuga ati nimba waba nka Muyango just go genda ujye kubyiga twabonye n'abandi bana basigaye bafotora abana bato cyane which the good things I like so mumenye nyine abo muri bo nimba ufite abantu 400 bashobora kugukurikira umenye ko inkuru yawe ntoya umuntu wese ashobora rwose ntuzabe na surprise ntuzibeshye ngo ube na kubera ko nta n'uwahagarika icyo kintu ni nka essence urumva umuntu aguye ku kantu gato kawe gatandukanye n'ukuntu abandi bantu like gafite perspective itandukanye n'iy'abandi bantu bari bakuziho come on nyine ako kantu kari buze kugenda kubera ko barakuzi please ibindi bintu ngiye kuvugaho ibi bintu by'ama nudes biri hanze urugiro abakobwa kwanza reka nisabira abari bo mu Rwanda mwihangane bino bintu mubireke mukore mufite ubwenge mwarize nimba mushobora gukoresha ama social media gutyo mwakoresha ibindi mukayakoresha mu bundi bwenge aho kugira ngo mugire gute nubwo namwe muri kuvuga cyane ngo muri vulnerable yes I get it but why are you doing this ntabwo twize tubibona mu babyeyi bacu this is crazy you crazy muri bari gukoresha tuvugane no we nta smartphone z'abagabo buri bantu bafite ukuntu bahuraga batangiro ku bintu bafite bidahuye uko bahuraga none se yikira none se abantu bafite none uko se bari gufata bahuraga mu matorero video bahuriraga ikinyarwanda ndakizi none se matorero nuzi bari kuzifata gute bari kuzifatisha ese ntabwo tuzi abantu babaga barakoze amabara tukwiga mu Rwanda b'abakobwa bazwi bakoze amabara bazwi now concluding my brother let me conclude ariko nabo urabazi barahari ndi umunyarwanda I know this very well so buri generation izana ibintu byayo muri iyi generation mustaping ibi bintu byo koherezanya ibi bintu if you can't reach to someone reka ibyo bintu bindi urimo you see it's crazy it's crazy nimba hari n'abayobozi bacu ba ribu no mureke kuvuga ngo ibintu biri kugenda there is abakobwa batarimo barabona education nayo nziza y'uburyo ibintu babikoresha they can use them TikTok bakabyina bakagira that's perfect ako iyo bigeze ku manudes utangiye gusedinga na wowe uri kumva ibyo bintu biri safe I have a right to na good trading uko nshaka because I have you all of you please muba abandi bantu muhindure reka ndekera aho ngaho Muyango I'm sorry my sister no you know nago bigagakwiye ariko niba byabaye ahubwo ugenda una apologizing uvuga uti kabisa don't keep kuvuga ngo ari abantu bafasha amakuru atari meza thank you so much Ngoki akana ijambo vuze marariko hari abantu bari kuvuga ngo genda wacyohewe uretse gateka muting irishano uvuze ibintu byiza usoza nabi so reka nkubwire ko niba kuri wait second niba kuri kikiga we mu meeting amike zanyu ntabwo tumuko ariko kwa mutwe ja boy niba kuri kikiganiro waje mu bantu ba mbere wakabaye ntabwo wakabaye ukora urangirije kuri iryo jambo s'il te plaît mujye mumenye ukuntu muganira niba ari we apologizing wakuri kikiganiro cyangwa ntabwo agikurikiye katika jina la Yesu so twihuta rero reka nze dufate mama Lili hanyuma dufate Abe nyuma ya Lili mama la miracle allez-y est-ce que ça va Lili poupée mama champagne uri gufata abantu batamanika akaboko kandi bamanika ko bahari nawe ubonetse ko so bite byawe mutinga mic yawe pusi mwiriwe neza nshuti bavandimwe wiriweho tout d'abord à Muyango and Beza Anovia Carigno je t'adore ma copine icyambere nakubwira wakoze neza gukora agasopo ntago bagomba kukumenyera kandi ntucike intege sibyo ibi bintu ni ibintu bitari byiza ku mubyeyi nkawe nzi ndakuzi nk'umubyeyi mwiza n'umugore mwiza kuko nzi umuryango wawe iyo nje mu Rwanda turabonana kenshi uriyubaha donc biriya ni ibintu byo kugusebya ariko ntucike intege nicyo nagusaba n'abandi bose bari hano mfite inshuti nyinshi ziri hano Briane Jihad
ubyirengagize gusa ni abantu baba bashaka kudatera imbere. Komeza utere imbere Paul Sheri, be strong kandi ukomeze ugire urugo rwiza. Amashyari ni menshi ariko Imana irahari, ihangane kandi izakurinda. Turakomeza tugusengere. Ndikumva aricyo nakubwira. Okay. Thank you mama Lily. Urakoze cyane. Thank you so much. Twihuta reka dufate Abe hanyuma Pusi hanyuma se muhungu Lily abandi mu mani kutamanitse ikiganza ndakumanura. Isubiye twamanike nonsense. Mani Ihangane so. Ihangane se. Yotinga Mike. Ntabwo ndi butinge. Wamanikiye wamaze. Okay. Waretse abagabo bakavuga ariko se abagore b'iki gihe ye mugo waretse abagabo bakamanza bakavuga kuri umugore ukavuga nyuma gato ya wagiye uba abagabo. Mujye mu abagore nibo bamwe. Aha. Okay. Abe ya mbere mwiriwe kandi mbere na mbere ndashima mwaje kifego abakihana ufite network mbi. uranyuze Ndaba nguretse gato ushake network garuke. Bana ufite network mbi cyane kandi twihuta. Okay. Mbe nguretse cyangwa wamaze kuyibona? ubu nayibonye. Simi. Okay. Nkomeze. Mwanyumva? Godfather mwanyumva? Yeah, turakumva. Okay. Turakumva. Urabona ubu ngubu abantu barimo barishimira gucuruza amatiku, ariko aya matiku azatuma bajya kurya imvungure mageragere. Hari benshi rwose mba mbona abona bazagenda benshi uhereye kuri bara okay uhereye kuri bara ba postinga Brian yavugaga mu kanya usanga ma walls yabo akenshi ba promotinga ibyo byacitse bihisha inyuma y'udu catfish. Abenshi rwose muzabona bagenda bazira ama video aya mbere ayatambutse kera ayubungu bavugwa kuko igihe cyo kubihagurukira uko nabyumvise cyageze kandi ibimenyetso birahari, abakekwaho ibyo byaha barahari. Ibyo rero rwose ndatekereza ko umunsi tuzaba dufite nk'abantu 5-10 bafunzwe bazira ibyo bintu bizatanga umusaruro. Ikindi navuga nugukomeza Muyango nyine kuko urabona akazi akora, hari abantu benshi bakagiraho prejudice bakavuga bati se akazi akora bakakajora bakakavugaho bya bindi nyine bya gender balance bakamwibasira. Hari abagira bagifite iyo myumvire rwose ubona yuko nayo bigomba guhinduka. Umuntu ashaka gukora akazi ke neza afite icyo agambiriye kandi akiteza imbere. Ikindi navuga nagize mwaku niko nabyita videngeraho wayimpaye arambwira ati wabonye wa muntu mwashyigikiye ejo mundi mu bukwe umugabo we yavunitse twaramufashije turanamutwerera none murebe ibyo bamukoze. Ndahitekereza no uyu muntu ntabwo ari we rwose, ongera nawe urebe ntabwo ari we. Ashobora kuba afite akabavu kangana ariko si we rwose, ni ibintu wareba aleni ntabwo ari we. Nuko arambwira twumvikana ko atari we. Godfather bwe nawe mu gitondo twavuganye sinzi kuntu dushe twavuzeho ndamubwira uko nabibonye si we habe na gato. So ngewe impamvu bivuze ni kugira ngo ntange ubuhamya mwabibonye, ariko mbonyeho n'umwanya wo kugira ngo ntakagira umuntu uma video, nanjye ntawe njya nyiha pe, ntakagira umuntu uma video. Ikindi if you see something say something. Niba ubonye ikintu kitagenda gira icyo ukora, niwo muco mwiza wo guca akajagari. Nubona umuntu ukubitiye agatoki ku kandi ngiye kumuhiga nzamufatisha aho kanya bimenyeshe ribu. Niba aho kugira ngo abantu hagati abo bahangane bajye bahanganira imbere y'amategeko, ibyo byaba byiza. Kumenya ko hari umuntu pangira umugambi mubisha mugenzi wawe cyangwa undi muntu ugaceceka, aho ngaho nukutuma uyu muco ukomeza. Nibindi byose byaha bibona bitagenda, aho uri gutambuka ubona kitagenda, say something, gira icyo uvuga, menyesha ribu. Hari amanimero aba hari uhamagare, uyu ushaka kuba anonymous ariko uvuga hari ahantu mbonye
a potential threat, hari ikintu mbonye kitagenda, umenyeshe RIB ako kanya, iyo nimero uyihamagare. Hanyuma nuguhaye video mwiyame, niba na ngombwa umutangi kugira ngo bagende bagira ahantu yaturutse, n'uburyo bwo kugira ngo abantu bagire umutekano. Mujye mwibaza ku muntu utinyuka iyo video dusipoze ko bayiguyeho, uzuka afite umugore amini umugabo cyangwa umugore n'abana, ariko uratinyutse urayohereje. Ubwo rero ndi gusoza n'ishyano nawe nubona n'ikintu ujye ugira umutima nama wawe, iki kintu gihagarikira aho ngaho unagikurikirane umenye aho cyaturutse. Murakoze. Alright, urakoze cyane. Twihuta, reka nkubwire ikintu kimwe, ndashaka kuvuga ikintu kimwe byo ibi ngibi uri kuvuga ntabwo bishoboka. Iki ngiki uri kuvuga cyo ndakubwiza ukuri, keretse haje umwuzure nk'uwa Nowa ukavanaho generasiyo iriho hakazavuka abandi bantu badafite icyaha nk'icya Adamu na Eva. Ibi byo kuvuga ibyo ntibishoboka, ibyo ndakurahiye. Ahubwo vuga ngo ikiriho, my friend, iyo hari ibintu nk'ibi ngibi, ibi ngibi birashoboka ko hazajyaho n'abantu bakometinga suicide, abantu bagatangira kwiyahura. Ntekereza ko ahubwo icyo dushobora kuvuga ni kimwe kabisa rwose. Iki ngiki tuvuge tuti duhagurukire hamwe, especially reka zihamagarira aba influencers, abantu mufite amazina n'ama platform, nimwe bwa mbere ntekereza ko ari mwe, iyo mwafashe ibi bintu mukabishyira kuri platforms zanyu cyangwa mukabisakaza gutyo, ntekereza ko ibi bintu biri mu nzira imwe ituma ibintu bisakara bikagera kure kandi bikangiriza imitima y'abari kubikorerwa. So nk'aba influencer tugasaba niba bishoboka hakabaho kubikumira, kuko turarimbura imitima ya bamwe. Ibi ngibi biba byasakuje bikaza hano kuko biba byakorewe mu public figure, ariko what about those people bari mu miryango bari aho hasi badashobora gusakuza ngo bamenyekane, bikagenda gutyo, bigenda biti? This is a big problem. Ariko nkavuga ni nkuko ibi bintu ngiye ntekereza aho nahagarikiye gukora bimwe by'ama advocacy n'ubuvugizi ntibikingeraho. Ndakubwiza ukuri ntibikingeraho. Nahise nanafunga DM yanjye, buriya umuntu udafite blue tick ntabwo ashobora kunyereza message ngo bikunde, mu rwego rwo kwanga ibi bintu bro, kuko byari bimaze kugera ahantu. I'm telling you, ndababwiza ukuri, nta muntu ushobora kunyandikira. Nafunze DM yanjye kuko ibi bintu babikora ngo mu rw'ubuvugizi bakabinyoherereza. Narabifunze ntabwo nyikeneye umwanda, kuko naje gusanga ushobora kwisanga wakoze n'amakosa mu bwigo utazi. So reka tugaruke kuri iki kintu rero. Muyango yabikiriyarinze mbere yuko mpereza undi umuntu ijambo. Muyango yamaze gukiriyaringa kuri muntu atari we, yewe nabo bantu barazwi, banyiri izo video nge sinigeze nzibona, sinshaka no kuzibona pe, sinshaka no kuzibona. Nguyu abe twavuganye mu gitondo arambwira ati umuntu yabimpaye, ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari we. Ndamubwira nti mugumane, ntabwo nkeneye kureba uwo mwanda, ntabwo ibi bintu bituma n'abantu badatera imbere. Ubyukure ubusa bw'undi muntu ni gute uzatera imbere? Ureba igiti ko ari byo ntekereza ko ari byo binadutera n'imyaka. Sometimes ibi bintu abantu babirirwa bashika n'ubwo bari kunyekera nyereka ndebe, my friend, ntekereza ko n'amaproje yacu n'amaproje yacu kugira ngo ntagera hagira abantu duferinga nuko twiga turi ubwambure bw'abantu, ari byo abantu birirwamo. Ntekereza ko n'ibintu yirirwamo umuntu azagongana n'abantu n'uyu mwana abantu birirwa bareba ibitsina by'abantu so rero birababaje birababaje. Ariko hari ijambo Muyango avuze ndarisubiramo cyane, aravuga ngo there are some people, ibi bintu nabivuze kuva kera, there are some people kugeza amasaha bari kuri payroll. Ibi bintu nitubivuga abantu babyumve, my friend, ntabwo ndi gukora ubuvugizi, ntawe nabyaye naje gusangira ibintu ari ukwiyanuriza, nta muntu nzongera sinzabisubiramo ukundi. Ariko reka mbabwire, there are some people bari hano hanze, abasaza bari kuri payroll bishyura abantu. Niba mwumva abantu bita abayahuboy, dufite abayahuboy, ndabyita gutera bo turabita iki, bakodesha abakobwa bakagenda bagatega abantu, bagatega za kamera, bagashyira umuntu umuntu w'umuyobozi, umuntu ufite business, umuntu ukomeye ufite izina rikomeye, bakamubwira ati ibintu ni bibiri bigezweho, ibintu ni bibiri, ni miliyoni ya buri kwezi, cyangwa se tubimarike hasi. Muri kumva icyo kintu uyu muntu abigeza ate? Uretse kwishyura azemera asebe mu buzukuru be, mu buzukuruza be, mu bakozi akoresha barenga 100, aremera akajya kuri payroll bamutegetse kugeza igihe azakometinga society. Of course agira atanki umutima ugahagarara. Umuntu uzahora agurutyo araryama agasinzira azi ko entemi ashobora kwandagara. Ibyo ntabwo bikorerwa abasaza bonyine,
n'abana n'abamama n'abamama aba bitwa abapfubuzi umupfubuzi aragenda agapfura ukamubona ari kugenda muri BMW ugatekereza ko byagenze gute Cana yamuha. buri kugurisha ibitsina so reka dukore gato rero kuri twihuta Gadfa nayamuha. Bugaca nje mpita njya kuri ribu bakamuwa gitumo. okay so twihuta rero ibyo ngibyo ni ukubivuga gutyo tugaruke gato so Muyango nguyu hano yamaze kubikirenga ko atari we yamaze kuvuga ko abo bantu bazwi so turabwira yama YouTube bamwe ntunze muri he bamwe mutagira content mukaza hano muze mufate ibi bintu bitwara uku mureke kugenda gukoresha amatayito uraza kubona tayito ya mu gitondo uri bwumirwe tayito igomba kumera gutya twibeshye cyangwa duhindanya izina ry'umuntu utarakwiye guhindanywa ibyo uri kubibwira aba YouTubers ngo niko bari kubibwira aba YouTubers batagira content ndabatunze barabizi bo so rero nyaruka nkahereza abandi jambo twumvikana iki kintu abantu bagerageze kubyumva ibi turi kuvuga turanga tubyamagana ariko ibi turi kuvuga bigize ibyaha ejo bundi umuyobozi wari yaravuze ngo ibyaha bikorerwa kuri social media hari ibihano kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 10 murarya igihome so nsoza kuri aka kantu kugira ngo mpereze pusisha amakuru na Semuhungu my friend itumwe nababwira ni iki inzego zarahagurutse kuri iki kintu izi mbuga barazihagurukiye ejo bundi umuvugizi yaravuze ngo yaciye umugari mu kinyarwanda w'ikinyejana 2024 imbeba ifatirwa mu nzira inyuramo niba unyura mu nzira yo gusakaza ubwambure n'ibitsina by'abandi ndakubwiye uzayifatwamo bagufunga imyaka 10 so reka twihute reka mfate pusi allez-y ukunyumva ndakumva okay ndabasuhuje natangira nihanganisha Muyango kuko hari ibintu byamuvuzweho bitari byo ibyo ngibyo birakomeretsa nyine especially ku muntu w'umubyeyi ndamwihanganishije ikindi nagira ngo nivugira aha ngaha abantu 1000 bari hano badukurikiye ubu koko wasanga harimo nk'umuntu warangije mu ishuri ry'amategeko uhora kuremenga ngo yabuze akazi cyangwa se ngahembwa amafaranga make aka ni akazi Godfather ibi bintu ujya kubitangira byo kujya gukora ubuvugizi ndibuka ko ibyo bintu twahoze tubiganira ku bakera aka ni akazi noneho